Abantu benshi batekereza ko gukora filime bitangirira kuri kamera, ariko ntabwo ari byo. Filime nziza itangirira ku rupapuro mbere y'uko habaho umuyobozi, abakinnyi n'amashusho meza. Habanza kubaho ikintu kimwe aricyo script. Script ni iki? Script ni inyandiko irimo amabwiriza ya filime. Script ni ikarita iyobora abakora filime. Urugero rw'igitekerezo ni umusore w'umufilmmaker wacitse intege, agahura nawe w'ahazaza akamusaba kudacika intege. Icyo ni igitekerezo. Iyo bigiye muri script bihinduka hari itandukaniro rya story ndetse na script. Story ni inkuru ubwira umuntu gutyo, mu gihe script ni inkuru yanditse yavamo film. Urugero rwa story, umukobwa yabaje n'urukundo. Ariko iyo tugeze kuri script ntabwo wandika umukobwa yabaje n'urukundo, uhita utangira kwandika ibijyanye n'ukuntu yababaye. Urugero, umukobwa yicaye afite agahinda, ariko nta mafoto ye na sheri we wa kera, ubona umu ex we. Iyo ni script, mu gihe story umukobwa yarababaye. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Script nziza igomba kugira ibintu bitanu. Icya mbere, tugomba kuba dufite umukarakita, main character. Uwo mukarakita wacu akaba afite ikintu ashaka. Iyo ni karakita ya kabiri. Nyuma y'ikintu ashaka, tugomba kugira ikintu kimubuza kugera ku cyo ashaka. Iki ni ikintu cya gatatu. Ikintu cya kane, tugomba kugira stack. Ese ikintu ashaka natakibona haraba iki? Icyo cyazo kiravuka. Ikintu cya gatanu ni iki? Iyo scene ni umusozo. Ese iyo scene irasiga iki? Irasiga ihinduye iki? Kamera ishobora gufata amashusho meza cyane pe, ariko script niyo igena icyo ayo mashusho asobanura. Niba ushaka kuba umufilmmaker, banza wige kwandika inkuru abantu bashobora kureba. Muri video ikurikira kuri iyi series ya script writing, tuzavuga ku kuntu igitekerezo gito gihinduka inkuru nini ya filime. Icyo usabwa rero ni iki? Icyo usabwa ni gukora subscribe hano kuri Evid Harrison, tukiga script writing, tukiga filmmaking, tukaba filmmaker bazi kwandika inkuru neza. Nizeye ko wamaze gukora subscribe.